ntekereza ko kubera ko Imana ikunda umurimo wayo cyane yanshizemo izawufuhira ku buryo itazatuma nibeshya njya gufata urumva Israel Mbonyi ni umusore aririmba wenyine ku giti cye ariko wowe ufite chance ugufasha mu muziki wawe so sinzi niba hari inspiration wamuha itandukaniro ndayimuha uwo byoroheye atubwira ariko biragoye kuko umukobwa afata igihe cyo kukwiga kubera ko uba uri umuntu abonye ubwo ngubwo ariko wowe uri umusitari ese ntago bizakugora kubera ko iryo zina ryawe ushobora kuzabwira umuntu agahita yemera kandi agendeye ku izina gusa icyo kintu dusubize kubera ko nturakigeramo reka mbaze dogiteri igihe nawe yashatse yari afite izina ese madamu ntiyakwemeye kubera izina bogamizi ni nko kuvuga icyatuma ntakora umurimo ngewe ntacyo ntakora umurimo w'Imana nta cyatuma ntakora umurimo nayikorera mu buryo bushoboka n'ubudashoboka I don't mind. Ugiye kureba amasaha menshi tuyamara muri sosiyete tuza hano kuvoma ibitwubaka kugira ngo tubashe kuba muri sosiyete ariko iyo tugeze muri sosiyete ntabwo dukominika n'inshuti zacu n'abagore bacu tubanza gusoma ibice byo muri Bible ntabwo tuvuga ngo muri mu itangiriro handitse gutya na gutya ngaho jya kuvoma amazi cyangwa tuvuge ngo mu kuva Mose yakoze ibi n'ibi hanyuma rero muze kuntekera ibi no kuvuga ngo dukoresha ururimi rwo muri sosiyete yabifosingaga so kuri bo Spiderman na Superman nibo ba superhero ariko kuri twebwe tukiri batoya inkotanyi zari superhero zacu bari superhero bacu so njya nkunda kubivuga ntebya jewe ndi mutoya nyine ku ishuri nakinaga ndi vice perezida wa repubulika akaba na minisitiri w'ingabo Paul Kagame ndibuka ko nyiri na muto nigeze iri ni sengesho umene y'umutima icyo nsaba niba nkugiriye mani bamugisha cyane kweri icyanyuma nsoza ni kuri Tom Close n'ubundi ni iki cyaguhaye imbaraga zo gukomeza gukora umuziki imyaka myinshi kandi ugakomeza uri kuri spotlight uri hejuru murakoze cyane amashyi menshi reka twakire ikibazo cya kabiri Haleluya murakoze cyane nanjye mbanje gushimira ubuyobozi bw'itorero amazina yanjye nitwa Annette ndashaka kubaza Dr. Muyombo Thomas ese ko abahanzi bose bajya muri secular music batangira batubwira turababaza se byaje bite bakatubwira ngo babanje muri korali ugasanga nyine n'abantu bakuriye muri church ese kuki bageraho bakabivamo urugero wenda usibye wowe ndavuga wenda Roskana mutanzeho urugero kubera ko twaririmbanye somewhere kubera iki mugera muri mubanza muri korali nyuma mukabivamo ese ibintu by'Imana like is it boring kubera iki mudakomeza ngo mukorere Imana ikindi kibazo cya kabiri ndakibaza Israel Mbonyi yatubwiye ukuntu ushobora gukipinga your identity yatubwiye ukuntu ushobora gukipinga your identity ugakomeza uri umu celebrity
uri n'umukristo ariko wabibwiye abantu ndakeka bari n'undi nyine bari kuri level yawe. I think it's not me. Okay, njyewe ntago ndi umu celebrity, njye ndashaka kugira ngo ume ibanga ukoresha like reka mbivuge mu cyongereza, what practices help you stay spiritually grounded despite the fame, recognition and public attention. Nyine wowe ubigenza ute? Ukora fasting, uko urasenga like icyumweru cyose, ubigenza gute wowe? Murakoze. Arakoze cyane. Twakira ikindi kibazo kimwe, hari umuntu ufite? Okay. Murakoze. Nitwa Benigne. Turashimira ubuyobozi bw'itorero bwabatumiye. Ikibazo mfite ndakibaza Tom Close. Kwitwa umubyeyi, kuba doctor, kwitwa umuhanzi ni ibintu numva bitoroshe. Gute umanaginga iyo mirimo yose ukashobora gukora imirimo yawe yose ukumva uyinogeje neza? Ni zihe mbogamizi uhura nazo? Ikindi kibazo ndakibaza Israel, mu buhanzi bwawe ni zihe mbogamizi uhura nazo? Murakoze. Okay. Hari undi umanitse ukuboko ariko turaza kukwakira mu cyiciro cya kabiri. Ndagira ngo niba babashije kugenda banotinga wenda buri umwe ikibazo bagiye bamubaza, reka duhere hirya hariya kuri Israel. Indirimbo washishikariza umuntu waheranywe n'agahinda gakabije mu ndirimbo zawe banditse, urahera aho ngaho ngira ngo, hanyuma turaza gukomeza ku byo bakubajije byose ubisubize, hanyuma na Dr. aza gukomerezaho. Murakoze cyane. Indirimbo muzange cyangwa muri rusange? Muzange. Yego. Muzange iravuga ngo iri ni sengesho mumene y'umutima, icyo nsaba niba nkugiriye. Mani bamugisha cyane. Kweri. Wakomerezaho niba wagiye binotinga. Undi yabajije ikibazo, yavuze ngo naganirije abantu nyine bari kuri level yanjye. Ni irihe banga rituma mba grounded? Navuze ibintu muri rusange, kubera ko nta kure hashoboka umuntu yagera adakenera Imana, adakenera guca bugufi, adakenera inshuti nk'uko nabivuze, adakenera kugira identite y'umukristo. Nubwo Imana yakuzamura gute, nta level yose waba uriho ukenera bya bintu byose twavuze. Ariko ngiye kimwe mu bintu bimfasha, ntabwo njye neglige spiritual discipline. Nimba mu by'ukuri ukuntu nasengaga ngihamagarwa, nibwira ko ndetse byarushaho kwiyongera cyane, kubera ko byiyongere ku mpamvu nyinshi. Kubera ko umurimo wabaye munini, wenda wasanga narasengeraga Minervare, ngasengera utuntu turawuto, ariko ubu nsengera ibintu byinshi cyane. Mba mfite umurimo munini nikoreye, ngomba guhora nsabira ku Mana, mbwira Imana nti Imana hembura umurimo wawe, ugirire neza, n'uwawe niwe wampamagaye, ngaho reba uko ubigenza. Gusenga spiritual discipline ntawe na rimwe ndayirengagiza, uretse nyine bimwe byo kuba umuntu usanzwe ukaba ariko ni ibintu mpoza ku mutima. Icya kabiri ni authenticity kuruta perfection. Twese dukunda ibintu byiza, ariko niba mwarabibonye hari igihe ushira imbaraga mu bintu ngo bibe byiza ariko bidafite authenticity, ugasanga ntibikoze ku mitima y'abantu. Kimwe mu bintu byagiye bimfasha rero ni ugukora ibintu biri authentic, ibintu bivuye ku mutima wanjye. Nk'iyo ndirimbo mbabwiye yitwa ngo tugumane, ngewe nahoze nganiriza umuvandimwe ndimo ndamusetsa amubwira ukuntu umunsi wa mbere nayandikaga zari indirimbo ebyiri zitandukanye. Numvaga imeze nk'indirimbo imeze nk'iyitiku, nko kubwira abantu ngo wibuke amagambo meza nsabira ngo banyishimira,
ngo abanzi banjye ngo bahe kukumenya, nkumva ni nk'ibintu bitari spiritual, nkumva natakaye. Noneho ariko kubera ko byari bimvuye ku mutima cyane, biri authentique muri ngewe, ntago nabyandukanye uwo mutima, ariko ibitekerezo bikambwira ngo hari wasanga wagiye kuri, ariko kubera byari indirimbo yo ku mutima ndayisohora kandi abantu b'Imana barayakira. Rero authenticité, kuguma uri authentic, utagendanye n'ibigezweho. Ngira ngo muri celebrity culture nk'uko nabibabwiye, iyo abantu babonye ikintu kiri gutrendinga bose nicyo birukankira. Rero nk'umukristo usanzwe, iyo ubona ibintu bigezweho cyane, si ukuvuga ngo nibyo bintu Imana ishaka ko guha abantu muri iyo minsi, si ubona nibyo bintu Imana ishaka ko abantu bumva, oya. Ndetse niyo ubona umuntu akoze ikintu kikumvikana kikamenyekana, ntabwo ari ikimenyetso cy'uko we yitwara neza cyane, we ari umukiranutsi. Kuba nakora indirimbo igakundwa ntabwo bivuze ko ndi umuntu mwiza cyane imbere y'Imana kuruta abandi, oya. Ahubwo gusa nuko ari gahunda y'Imana, nuko ari ikintu Imana yahisemo ko bigenda gutyo. Normalement usanga ndetse babandi bakiri kwica amadubu n'intare mu rwisho twavuze, ari b'Imana iri gutegura nabo bazakora undi murimo urutani yingiye. Trend, bino bintu biba bigezweho n'abantu bose bakora, bituma abantu batafocus, kubera ko uravuga ngo uyu munsi hagezweho ngo kuririmba style yitonze, abantu bose bakamba bayiguraye, ngo umunsi ngo hagezeho ngo wenda kurimba basimbuka, bose ukabona nibyo batoye. Ntago ari cyo kintu gisobanura ko ariyo gahunda y'Imana muri iyo minsi, ahubwo ibyo ni bya bindi nyine byahahiye bahatwitse. Ahubwo gahunda y'Imana ni authenticité, ni ikintu kiri ku mutima yaguhaye kidasa n'icy'abandi. Ya ndibaza, sinzi niba ngusubije, Imana igumugisha. Ikindi bambajije imbogamizi mpura nazo. Imbogamizi ziri mu buryo bubiri, wenda ndamufasha kuformira neza ikibazo. Imbogamizi ni nko kuvuga ni cyatuma ntakora umurimo, ngewe ntacyo ntakora umurimo w'Imana, nta cyatuma ntakora umurimo, nayikorera mu buryo bushoboka n'ubudashoboka, I don't mind. Ariko wenda ngira ngo icyo washatse kuvuga wenda ni nk'ingorane cyangwa ibintu duhura nabyo sinzi wabaje icyo kibazo, bitunaniza wanza ari nkacyo wenda yashatse kuvuga. Imbogamizi zo ntago nibaza ko hari ikintu cyahaguruka ngo kimbwira ngo ntukorere Imana ngo numve ndabiretse gutyo, ntacyo ndi gutekereza nona. Ariko ibitunaniza ndabisobanura muri ubu buryo. Iyo ndi kumva mu mwuka wanjye ndi equipped, numva meze neza, maze iminsi nsenga Imana, mfite ijambo ku mutima, nta kintu na kimwe ngiye numva gishobora kunca intege, gishobora kunaniza. Ariko iyo nanyuze muri ka gahe nyine kuko kumva nta mwete wo kwegera Imana, icyo gihe ibinaniza biba byinshi, ndetse ahubwo na gatoya karakunaniza. Niyo wumvishe n'akantu gakomye gutya uhita ugira nk'ubwoba. Ariko iyo umutima wanjye numva ndi equipped, ndi nambaye meze neza, ndi gusenga Imana, numva ibintu byose ari Imana iri buze kubyitaho. Kubera iki? Iyo witaye ku bintu by'Imana, nayo igihe yita ku byawe. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ngira ngo Dr. nawe yakomerezaho gasubiza ibibazo bibiri ngira ngo hari bamubajije. Murakoze. Jimmy yabajije icyamaye imbaraga zo gukomeza gukora umuziki imyaka myinshi nkaguma kuri Spotlight. Icya mbere ni uko naje gusobanukirwa ko nyine ni umuhamagaro wanjye umbesheje hano ku isi. Umuhamagaro wanjye si ukuririmba gusa, ahubwo ni ukunyuza ubutumwa mu bihangano. Igihe cyose rero Imana igikomenika binciyemo, itarambwira iti bihagarike, numva nkomeza kubikora. Nicyo cyampaye imbaraga. Ntabwo navuga ko buriya abahanzi bashyira amafaranga menshi mu bihangano byabo, menshi cyane. Buriya kugira ngo ujye kubona igihangano cyasohotse baranavunika cyane, kudiringa n'abaproducer, abadirector. Niba ugiye kubona ukabona video irimo abantu 20, 30, 100, biba byatwaye imbaraga z'umubiri n'iz'umufuka kugira ngo ibyo bintu bikunde. Biragoye rero ko wabimaintaininga ukabisustaininga udafite icya mbere n'Imana igufasha, ikindi cya kabiri ni ukumva impamvu yabyo. Ku bwanjye rero navuga ko nuko ari wo muhamagaro wanjye. Otherwise
ayo mafaranga iyo umaze gukura hari igihe ubona izindi options nyinshi zishobora no gutuma agaruka, ushobora no kuyatwaramo ariko gukomeza ukayashyiramo n'Imana no kuba ari wo muhamagaro wanjye mu bimbesheje hano ku isi. Hanyuma icya kabiri, Annette yabajije ikibazo cyiza, ni ubwa mbere nyibajijwe, ngo abahanzi bose bajya muri Sakira benshi bavuga ko bahereye muri gospel. So buri muntu buriya agira impamvu ye, buriya nta muntu uhamagarwa nk'undi cyangwa nta muntu uhuza impamvu n'undi ituma akora icyo agomba gukora. Twese twicaye hano uyu munsi ariko story yacu y'uyu munsi iratandukanye. Hari aho wahereye hatandukanye n'aho undi, hari uburyo wahamagawemo cyangwa wamenyemo kuza hano muri gahunda y'uyu munsi bitandukanye n'iby'undi, ariko twese twahahuriye. Ni nk'akantu gasekeje, buriya iyo usomye Bibiliya neza ugera ukagwa ku gitabo cy'indirimbo za Salomo, kandi Salomo indirimbo ze nyinshi yaririmbiraga umukunzi we. So ushaka kubizana mu mwuka ukavuga ko umukunzi we ari Yesu, ari Imana, ariko ushaka no kubizana mu buzima bwacu bwa buri munsi ukumva ko umukunzi we ari umugore we cyangwa ari umufiyanse we. Ni ukuvuga ngo ugiye kureba amasaha menshi tuyamara muri sosiyete. Tuza hano kuvoma ibitwubaka kugira ngo tubashe kuba muri sosiyete, ariko iyo tugeze muri sosiyete ntabwo dukominika n'inshuti zacu n'abagore bacu tubanza gusoma ibice byo muri Bible. Ntabwo tuvuga ngo mu itangiriro handitse gutya na gutya, ngaho jya kuvoma amazi, cyangwa tuvuge ngo mu Kuva Mose yakoze ibi n'ibi, hanyuma rero muze kuntekera ibi. Ni ukuvuga ngo dukoresha ururimi rwo muri sosiyete. So jyewe nababwiye ko natangiye nsa nk'urimo gukora gospel muri Afrosense, ariko igikuru kuri jye si ubutumwa nahisemo gutambutsa gusa, ni impamvu nabutambutsaga. Jimmy ngira ngo niwe wabanje yavuze ati warakoze guhesha abahanzi isura. Ego, ni ukuvuga ngo kuri jye nigeze sinzi aho nigeze kubivuga, jyewe kera nkiri muto nakuze nkunda perezida w'igihugu cyacu. Twebwe tukiri bato nyuma ya jenoside wavuze ko waje kubona ko navukiye hanze y'igihugu. Twari impunzi, ariko nubwo twari batoya stress z'ubuhunzi zatugeragaho. Washoboraga gukina n'undi mwana w'umunyamahanga ubwo yabaga ari umwenegihugu, iyo wahusha umupira wamukoza ku kirenge akagutuka kuri impunzi, nagutuke igitutsi gisanzwe akakwibutsa ko. So rero tugeze muri iki gihugu ntabwo twari tumeze nk'abana b'iki gihe bareba za katuni bakabona ba Spiderman na ba Superman. Jyewe ndibuka ko umukobwa wanjye ejo bundi yabisubiyemo aseka, hari umunsi bita carnaval ujya uba ku ishuri bakabasaba kwidegiza, kwambara indi myenda itari imyenda isanzwe. Umunsi umwe rero carnaval ye ya mbere yambwiye ko agomba kwambara Spiderman. Haba ihurizo rero ryo kumwumvisha ko ari umukobwa akwiye gushaka wenda superhero w'umukobwa, no aramburanya, ariko byarangiye mukonvinsinze mushakira costume. Ari umuntu udoda, turagenda mukorera costume y'aba princess bo muri Egypt, amwambika nk'umu princess wo muri Egypt, ajya ku ishuri. Ejo bundi sinzi ukuntu rero yabyibutse, hari habaye carnaval, barumuna be bagiye ku ishuri, turimo tujya ku ishuri, yibuka ukuntu yabifosingaga. So kuri bo Spiderman na Superman nibo ba superhero, ariko kuri twebwe tukiri batoya inkotanyi zari superhero zacu, bari superhero bacu. So njya nkunda kubivuga ntebya jyewe ndi mutoya nyine ku ishuri nakinaga ndi vice perezida wa repubulika, akaba na minisitiri w'ingabo Paul Kagame.